imbaraga zikiza z'ukuboko kwiza k'Uwiteka zikurwanirire uneshe. Harimo ibyiringiro by'uko utuzwa n'Imana ku gasi. Imana ishimwe. Ahatari umwero, kuko ari Imana ihakujyanye ukahabonera umusaruro w'ubuzima, umusaruro ugahunika, ibigega byawe bikera, imivura ikasendera imitobe. Imana ishimwe. Witinya aho uri niba uhashyizwe n'Uwiteka, ko na Kanani yari ubutayu nyamara Imana yitanga nk'umurage. Bene cyo bonyine nibo bagikunze. Niyo mpamvu barokore ba Kristo mukwiriye gukunda agakiza mwebwe nyirako. Mukwiriye gukunda ubukristo na discipline yabwo twebwe nyirako dukwiriye kugakunda. Dukwiriye gukunda agakiza twebwe nyirako. Dukwiriye gukunda ijambo ry'Imana twebwe bene ryo. Hari igihe ku buzima bwawe wabonye abahagaze Ebali bakagutongera. Hari igihe wabonye banyogosenge bahagarara Ebali bakakuvugaho amagambo kandi akakugiraho imbaraga. Hari igihe abahanuzi bahagaze Ebali barakuvuma. Ariko uyu munsi ijwi ry'umukanguzi. Yesu ashimwe cyane inshuti z'umusaraba. Turabasuhuje kubw'umwami wacu Yesu Kristo. Tubifurije amahoro, umugisha, ihumure ritangwa n'Imana ku bwa Kristo Yesu. Amen. Abantu tumenyeranye, wenda abo turaziranye, ariko abo tutaziranye mudakunda gukurikirana ijwi ry'umukanguzi cyangwa se mukurikiye ijambo ry'Imana ari ubwa mbere kuri iyi shene y'ubutumwa bwiza. Amazina nitwa Aniseti Niyomugabo. Tugize umugisha kugira ngo dufatikanye gusangira ijambo ry'Imana, kwaturirana impamvu z'ibyiringiro byacu twebwe abizera, ariko kandi tugize n'umugisha wo gufatana mu maboko kugira ngo tugeze ku munsi wo kuvuga ku ijwi ry'impanda ya Kristo, ubugingo bwacu bukiri buzima. Reka tubwire umuntu ubabaye tuti ahari kurira kwararira umuntu, ariko bwacya mu gitondo impundu zikavuga. Burya iyo umuntu yatsikamiwe n'igihe kimwe agira ngo ikindi ntikizahinduka. Ijoro ritegereza igitondo, igitondo kigategereza ijoro, niko mu buzima bigenda. Ariko kandi iyo umubiri ubabaye ntukonone ubugingo. Kristo ari kumwe n'abamwizera. Yobu we yaravuze ngo uruhu rwanjye nirumara kubora nzareba Imana nambaye undi mubiri. Mu yandi magambo yagize ibyiringiro bimukomeza mu gihe cyo kubabara k'umubiri, ariko kandi ubugingo bwo bwari buzima. Rero tubatuyeho ko ubuzima bw'ubugingo ndetse n'umubiri n'umwuka wanyu birindwe kugera ku munsi wa Kristo bitarabaho umugayo. Imana ibaha umugisha. Reka dufatikanye dusenge hanyuma tuganire ijambo ry'Imana. Turagushimiye Mana y'urukundo, we wadukunze kera tutari dushyitse, tutari dukwiriye, kandi tutari tuboneye mu maso yawe, ukadutunganya, warangiza ukatuboneza, ukatweza, ukadukuraho umugayo wose kugira ngo tuba bashimwa mu maso yawe. Izina ryawe nirihimbazwe. Urukundo rwawe turwisangamo tukaruboneramo ubuzima, twebwe abari bapfuye bazize ibyaha n'ibicumuro. Urukundo rwawe rutuma tugira ihumure igihe cy'ibikomere by'imitima yacu tukibagirwa n'ibyadukomerekeje. Urukundo rwawe turuboneramo inzira y'ubugingo twari mu ishyamba ry'inzitane kandi twaratawe. Urukundo rwawe turuboneramo isoko itumara inyota twari tuguye umwuma. Urukundo rwawe rutwemeza ko uri umubyeyi wacu. Urukundo rwawe rukatwemeza ko tuvuga ukatwumva. Urukundo rwawe rutuma uramburira ikiganza cyawe kunyuranya ibihe kuri twe. Ahari umwijima ukahashyira umucyo, hari amakuba ukahashyira ubutabazi, hari umubabaro hakajya umunezero, hari amarira hakaza ibitwenge. Ibyo byose bikorwa kubw'urukundo rwawe. Urukundo rwawe nirwo rwatumye wihanganira umusaraba. Urukundo rwawe rutuma wemera n'isoni zawo. Urukundo rwawe rwatumye usiga ubwiza, usiga icyubahiro, usiga ubwami n'ubutware. Urangije uritanga kugira ngo ucungure abari mu isi, umanikwa inyabihanga igorogota. Haleluya. Umubiri wawe uwucisha, uwukuzaho za zandiko z'imihango n'imigenzo byaturegaga. Urangije ukingura hera
ahahera aho umuntu atagiraga uruhare, ahajyaga abatambyi bo mu muryango umwe w'Abisiraheli gusa. None natwe turahinjira kubw'urukundo rwawe, izina ryawe nirihimbazwe. Wategaga bamwe amatwi, abandi bakaba ibicibwa mu maso yawe, ariko ugeze urukundo rwawe mu gukiranuka kwawe, usanga urukundo rwawe natwe rwatugeraho. Ntiwaduhaye urugusagutse, waduhaye urukuzuye, uduha urukundo rushyitse. None turisanze, izina ryawe nirishimwe. Uri Adonai, Imana ikora ibyo igomba gukora. Wakoze ibyari bikwiriye, none natwe duhindutse abakwiriye. Nasomye ijambo ryawe rirambwira ngo twabaye abami, tuba abatambyi n'ibisonga byo mu rugo rwawe rwera. Haleluya, turagushimiye, 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 turagushimiye Jehova Shama, turagushimiye Tikeno, turagushimiye Elohimu, turagushimiye. Haleluya, turagushimiye, izina ryawe nirihimbazwe. Uyu mwanya dutegetse ibihe guhinduka, ubushake bw'Imana busohore ku muntu uteze amatwi kandi ukurikiye ijambo ryawe. Dusenze ducyaha ibintu byose bitaguturutseho, nibyumva umurindi w'Imana bihunge, ineza y'Uwiteka igaragare. Kubohoka kwawe bibe kuri uyu mwene data, bibe kuri uyu mushiki wacu, bibe kuri uyu mukecuru n'umusaza, bibe ku muto n'umukuru, mu izina rya Yesu Kristo. Ijwi ry'ijuru rivugire mu matwi yacu, twongere tukumve, intambwe zawe zigere mu cyanya cyacu. Haleluya, ibikingi byacu byongere bibona Imana itugenderera, ineza yawe igaragare, imirima yacu yongere igira umwero w'ijuru. Haleluya, imitima igira ihumure riturutse mu gakiza k'Uhoraho, ineza y'Imana igaragare. Abaguye wongere ubaramburire amaboko babyutse. Haleluya, igikari cyawe cyongere cyuzure ibirenge by'abakugana. Haleluya, mu mivure yaba hongere hasenderemwo imitobe. Halebolia da saimonia. Uri Imana yera igira neza. Ongera ubane natwe, ongera ubane natwe, utugirire neza. Matwi yacu yongere yumva agakiza kawe, maso yacu yongere abona imirimo y'Imana, mubiri wacu wongere utsindira ibyaha mu isi aho utuye, kugira ngo tube abahamya bagakiza. Umucyo wawe wongere ugaragarire kuri twebwe, abarwayi bave kuri iki gisasiro cy'uburwayi, warubabaye abona ibitwenge ahabwa n'ijuru, kandi n'uwishimye murindira impamvu yo kwishima ntibari gukiranirwa. Turagushimiye Mwami, turagushimiye Elohimu we, turagushimiye Mana yihoraho. Twebwe twategura ibyo tubwira abantu ntibihure n'umuteguro wawe, ariko manura ubushake bwawe kuri twebwe kugira ngo bihuze n'icyo hamagariye aba bantu kumva. Haleluya, kugira ngo Mwami iri jambo ribe iry'umumaro, rarika bushaka ko baryumva, kandi uduhire ikwiriye rivugirwa mu matwi yabo. Izina ryawe nirishimwe. Turaguhimbaje kuko ari we Mana nyamana, kandi tugushimiye ko ari we Mwami wacu. Tugushimiye ko utaragakorwa n'isoni zo kwitwa Imana yacu. Haleluya, reka ubugingo bwacu bukangukire gutsinda, reka bukangukire kunesha, kugera ku munsi wo kuvuga ku ijwi ry'impanda. Tubisenze tugushima kubwawe mu ngeri mwiza. Amen, amen. Yesu abaha umugisha, Imana ibaha umugisha. Reka dufatikanye dusome ijambo ry'Imana. Ni ibitabo abantu dukunda gukurikira ijwi ry'umukanguzi twagiye tuganiraho, ariko ndagira ngo twongere tuganire ijambo ry'Imana. Nkunda kubibabwira, simbivuga nk'ufite ipfunwe ko ntibirambaho wenda, ariko kandi n'uwo byabayeho si ikosa gusoma igitabo kimwe inshuro nyinshi, nubwo bisa n'abarambira abantu, ariko mwe kujya murambirwa ibyo kurya by'umwuka, iby'umubiri mutarabirambiwe. Ni igitangaza kubona umuntu ushobora kubahorera indyo runaka, wenda nk'umuceri tuvuge ibiryo rusange, adashobora kuwurambirwa akaba awukunda, ariko wasoma ijambo akarirambirwa ngo aryumva kenshi. Ubwo nabwo ni ijwi rya Satani, ni igihe Satani aba agukoresheje kugira ngo wange iby'umwuka, ubugingo bwawe burimbukire muri rwa rwobo. Imana ibaha umugisha, ntimukabe mutyo, kandi amahoro ya Kristo abe muri mwe. Reka dusome igitabo cyo gutegeka kwa kabiri, bamwe bakita ivugurura amategeko,
ni igice cyaho cya 11 umurongo wa 29. Haravuze ngo kandi Uwiteka Imana yanyu nimara kukujyana mu gihugu ujyanwamo no guhindura, uzavugire uwo mugisha ku musozi wa Gerizimu, n'umuvumo uzawuvugire ku musozi wa Ebali. Ni igice cya 11 igitabo cyo gutegeka kwa kabiri umurongo wa 29 wonyine niwo dusomye. Reka twimuke dusome ku murongo wa 24 w'igice cya 4 mu butumwa bwiza bwanditswe na Yohana. Ijambo ry'Imana rivuze ritya riti, ariko duhere ku murongo wa 21 twahumva neza. Haravuze ngo Yesu aramusubiza ati, mugore nyizera, igihe kizaza ubwo bazaba batagisengera data kuri uyu musozi cyangwa i Yerusalemu. Aha umusozi yavugaga ni umusozi w'i Gerizimu, niho bari bari ku iriba rya Yakobo. Murongo wa 22 haravuze ngo dore mwebweho musenga icyo mutazi, ariko twebwe dusenga ibyo tuzi, kuko agakiza kava mu Bayuda. 23 ariko igihe kiraje ndetse kirasohoye, ubwo abasenga by'ukuri basengera data mu mwuka no mu kuri, kuko data ashaka ko bene abo ari bo bamusenga. 24 haravuze ngo Imana ni umwuka, n'abayisenga bakwiye kuyisengera mu mwuka no mu kuri. Mwakire neza iri jambo ry'Imana. Reka duse n'abasubikira aya masomo cyangwa gusoma mu butumwa bwiza bwanditswe na Matayo, ni igice cya 5. Reka duhere ku murongo waho wa mbere. Haravuze ngo abonye abantu benshi azamuka umusozi, amaze kwicara abigishwa be baramwegera, aterura amagambo ati, hahirwa abakene mu mitima yabo, kuko ubwami bwo mu ijuru ari ubwabo. Hahirwa abashavura, kuko ari bo bazahozwa. Hahirwa abagwaneza, kuko ari bo bazahabwa isi. Hahirwa abafite inzara n'inyota byo gukiranuka, kuko ari bo bazahazwa. Hahirwa abanyembabazi, kuko ari bo bazazigirirwa. Hahirwa ab'imitima iboneye, kuko ari bo bazabona Imana. Hahirwa abakiranura, kuko ari bo bazitwa abana b'Imana. Hahirwa abarenganirijwe gukiranuka, kuko ubwami bwo mu ijuru ari ubwabo. Reka twitse kandi mbabwire ntimwakirire neza iri jambo ry'Imana. Ndagira ngo tuganire ku gusenga, tuganire twifashishije ibi bitabo dusomye, kandi tuvuge ngo ku musozi ukeneye ibirenge byuzanye inkuru nziza. Nigeze nasoma igitabo cya Nahumu, nsanga umunsi umwe Nahumu ahanura, yahanuriye Yuda. Aravuga ngo Yuda we, dore amaguru yuzanye inkuru nziza akamamaza iby'amahoro, dore nguwo araje. Aravuga ngo noneho dore ikimuzanye ni ukukubwira ngo komeza ibirori byawe, kuko umunyakibi yatsembweho. Atansiyo, abantu dukunda gukurikira umukanguzi, ntago mba nshaka ngo twumve ijambo ry'Imana nk'abatera waraza, duse n'abantu bagendera ku kantu kamwe tubabwira ngo umunyakibi atsembweho, twirengagiza ko yari ahari. Wowe wari umufite, cyangwa se wowe yari yugarije, imbaraga zikiza z'ukuboko kwiza k'Uwiteka zikurwanirire uneshe. Imana ishimwe. Aha dusomye igitabo cyo gutegeka kwa kabiri, ivugurura amategeko. Ni igitabo navuga kirimo amabwiriza asa naho hari mashya y'imyitwarire Abisiraheli bagombaga kugira bageze mu gihugu Imana yari ibazanyemo. Iki gihugu mu buryo buri prophetiko ni gishushanya Kristo, ko tubona Imana ibakura muri Egiputa, ibakura muri Ashuri, aho bari baranyagiwe, cyangwa se ibakura muri Babuloni. Babuloni biravuga ngo ni irembo ry'Imana nyinshi. Ni ahantu umuntu aba hagakizwa ufite Imana imwe rurema. Imana ishimwe, niwe Imana yumva. Ku ijambo nasomye ryarambwiye ngo hahirwa ufite Imana ya Yakobo nk'umutabazi. Haleluya.
Imana ishimwe. Hakaba muri Ashuri banyagwa, nabwo bagiye kubararira ibigirwamana. Ashuri niyo Asiriya, niyo Taki, niyo Turikiya ya none. Sinshaka kwinjira muri ayo mateka, kandi niho hari Nineve, za Galatiya n'ibindi. Ntabwo ari ayo mateka tugiye kwigaho. Hakaza na Egiputa. Iyi Egypti, uretse ko Egypti ya none burya nta nubwo ibamwe abanya Egypti original, harimo Abarabu binjiyemo kuri koloni, si ngombwa nabyo kubisobanura. Ariko iyo tuvuga Egiputa ntabwo tuba tuvuga Egypti nka country, nk'igihugu. Tuba tuvuga Egypti nk'imyitwarire y'ababagamo n'abari bahayoboye, kuko abafarawo bayoboraga Egypti muri iki gihe cyo gukurwa muri Egiputa kw'Abisiraheli. Bakoranaga n'izindi mana ko ntibari bazi Uwiteka. Muribuka Mose abwira Farawo ngo rekura ubwoko bw'Imana bujye gukorera Uwiteka, yaramubajije ngo Uwiteka ninde? Mu yandi magambo ntiyarazi Imana. Umuntu utazi Imana wese aba ameze nk'igikenyeri nta kurama, nta gukomera, kandi mu maso y'Imana ababarwa nk'utariho, ntacyo aba amaze mu maso y'Imana. Niyo atarenganya abera ntacyo aba atwaye, kuko ntabwo Imana yari gukubita Farawo itamuteza Abisiraheli. Kugira ngo Imana ihore umunyarugomo urugomo rwe, ni uko imutega abakiranutsi akabakoreraho urugomo, Imana ikabona uko ihorera abo bakiranutsi kubwo kuniha kwabo. Naho umunyarugomo ku bandi banyarugomo baba bameze nk'abakirigitana bakisetsa, kuko Imana irwanirira abayikiranukira. Imana ishimwe. Abo nibo Imana irwanirira, n'ibicira imanza zitabera, nibo yitaho. Kuko nasomye ijambo rirambwira ngo nita ku batagira shinge na rugero, ariko abo bakiranuka bagakorera Imana. Imana ihabwa icyubahiro. Rero Farawo utazi Imana agaragara nk'uwaciwe, nk'uwavumwe. Igihugu yari ayoboye kuko cyarimo kubandwa, kuragura, guterekera n'ibindi bimeze nk'ibyangwa n'amaso y'Uwiteka, cyashushanyaga Gehenomu, isi y'umwijima, cyangwa se nk'uko twavuga ikuzimu hanone. Kuvuga rero ngo nabakuye muri Egiputa, ni igihugu Bibiliya igereranya na rwa rwobo rwo kurimbuka. Bivuze ngo nabakuye aho mwari kurimbukira, mbazana mu gihugu cyo gukiranuka, mbamurikishiriza umucyo wanjye. Imana ishimwe. Niyo mpamvu natwe tuvuga ngo twari muri Egiputa, tugakoresha iyo terme. Ntabwo ari uko twagiye muri Egypti ya Misiri, ahubwo twitwaraga nk'abatazi Imana, nk'abatazwi nayo. Ariko ni nako kuri ku ijambo ry'Imana riratubwira ngo mwari mupfuye muzize ibyaha n'ibicumuro byanyu. Rero bakurwa muri Egiputa, Imana yababwiye uko bazitwara, ibabwira amagambo amwe namwe, irababwira ngo igihugu mbajyanyemo. Niho nari nkuye ubwo busobanuro tubahaye. Igihugu, umuririmbyi yaravuze ngo igihugu cyiza kiradutegereje kandi kizicarwamo n'abakowe na Yesu. Icyo gihugu ijambo ry'Imana riragisobanura. Kristo yaravuze ngo nimuba muri nge, mugatura muri nge, amagambo yanjye akaba muri mwe, mujye mwasaba icyo mushaka. Kubera iki dusaba tukajya twahabwa? Nuko dufite uburenganzira bwo kwakira ibiri mu gihugu turimo. Nuko twabanje kuba abaturage batuye muri Kristo Yesu, twabanje kuba bizera Kristo. Noneho kwizera kwacu biratwimura, bikaduha ubuzima buba mu Mana. Imana ihabwa icyubahiro. Igihugu rero bava muri Egypti bajya muri Kanani. Kanani ni izina ry'umuhungu wa Nowa. Igihe Kanani ni umwuzukuru wa Nowa. Igihe se areba Nowa yambaye ubusa, Nowa yavumye ni Hamu, je pense, ntago nibutse neza, ariko yaramuvumye aravuga ngo Kanani avumwe. Ntabwo ari Kanani wabonye se yambaye ubusa, ariko ni Kanani wavumwe. Kubera iki? Umuhungu wa Nowa yabonye ubwambure bwa se, amuteza abantu, amuteza rubanda. Abahungu be babiri baza bagenza umugongo, batwikira ubwambure bwa se. Isa arebye uwamuteje abantu, abona ni umuhungu we. Aravuga ngo nimuvuma ari we, azaguma kuba ikigoryi
ingaruka z'ubugoryi bwe zize kuri njye. Reka mvume umwana we nk'uko nabyaye nabi mubyara, nawe azabyare nabi afite Kanani, noneho abona ingaruka z'urubyaro rubi nk'uko nanjye nzibonye kuri we. Kanani aravumwa, arimuka bagenda batura, abimukira muri histoire tubyita Abayitite cyangwa Hitayiti. Kanani agiye gutura atura i Kanani, hitwa i Kanani ku bwa Kanani wari uhatuye. Niyo mpamvu hitwa i Kanani. Ntabwo iyo Bibiliya ivuga ngo nzabaha igihugu cy'amata n'ubuki kiri i Kanani, ntabwo Imana iba yishimiye kuduha Kanani nk'ubutaka. Ntabwo ari wo mu murage Imana ibitanze. Ahubwo Kanani Imana ihatanga nk'isezerano, ikahatanga nko mu cyanya yishimira. Ariko kandi ikintu gitangaje nuko Kanani hari ku gasi. Nubwo heraga abantu babizi Kanani bakura ubutaka mu bihugu bimwe. Hari igihe bakura ubutaka muri Kenya, babutwara muri Isiraheli bakajya korosa ku butayu bwabo bagahinga. Ni abahanga mu buhinzi no korora, barahinga ariko mu buryo bw'ikoranabuhanga, mbyite gutyo, bakorora muri ubwo buryo. Ariko cyari igihugu cy'ubugaragwa, cy'ubutayu, ku gasozi k'umukuna kadatuwe mu giharabuke. Imana iravuga ngo nzahabaha. Harimo ibyiringiro by'uko utuzwa n'Imana ku gasi. Imana ishimwe. Ahatari umwero, kuko ari Imana ihakujyanye, ukahabonera umusaruro w'ubuzima, umusaruro ugahunika, ibigega byawe bikera, imivure ikasendera imitobe. Imana ishimwe. Witinya aho uri niba uhashyizwe n'Uwiteka. Ko na Kanani yari ubutayu, nyamara Imana yitanga nk'umurage. Tori bone sayine mondra lele horia bona sayimonita. Na Kanani yari ubutayu. Imana ishimwe. Erega na Ishimayeli yaririye hatabona iriba, ariko Imana irikuramo. Na Samusoni yacogoreye hatabona amazi, Imana imuhaye nihakore. Asante Yesu. Nawe Imana iguhe Kanani. None kuko bwari bwere, hari kuzera, hari umwero, bari bworora, iravuga ngo nzabaha igihugu. Ntabwo cyari cyo kwifuzwa, yakunzwe na bene cyo bonyine. Bene cyo bonyine nibo bagikunze. Niyo mpamvu barokore ba Kristo mukwiriye gukunda agakiza mwebwe nyirako. Mukwiriye gukunda ubukristo na discipline yabwo twebwe nyirako. Dukwiriye kugakunda. Dukwiriye gukunda agakiza twebwe nyirako. Dukwiriye gukunda ijambo ry'Imana twebwe bene ryo. Haleluya. Ntabwo Kanani yari ifite igikundiro, kandi yari yaravumwe. Mwibuke ibyagiye biyibaho. Elisa yagiye guhumanura amazi, byaragenze bituma amazi yaricaga, umudugudu ntiweraga. Habaga imboga, abana basoroma ibisusa bagasoromamo n'imitanga bikabarurira. Ariko Imana iravuga ngo nzahabaha. Imana ishimwe ko igisezeranye gasohoza. Umunsi bagize muri Kanani iravuga ngo nzabaha igihugu. Bataragerayo iravuga ngo nimugerayo mukarya mugahaga. Reka tuganire tworoheje inshuti z'umusaraba. Abantu Imana iri kubwira ngo nimugerayo mukarya mugahaga, igihugu iri kubabwira kujyamo nta biryo biriyo. Nubwo muvuga ngo inzabibu zeraga mu gihe kimwe, ntabwo zahoraga zeze, ariko Imana iri kureba ikabona ibirenge byabo nibigerayo. Umwero w'ubutaka uzabitaba, amasoko yo mu misozi azadudubiza, amahoro azasaga, bagira amahoro asendereye, inzabibu zizera. Ariko Imana ikagiramwe akabazo k'imitima y'abantu. Abantu mwijutiye muri Egiputa, mwijuse muri Babuloni mwibagirwa gusenga, mwijuse muri Ashuri mwibagirwa gusenga, nimugera i Kanani muzitwara muti. Irababwira ngo nimugerayo mukarya mugahaga. Abantu iri kubibwira harimwe abashonje basaba ibyo kurya byo mu butayu, bavuga ngo duhe manu, dukumbuye inyama zo kurya. Ariko iri kubaha amakuru ngo muzarya muhage, ariko ni muhaga
ntimuzibagirwe. Mu yandi magambo kukubwira ngo nimumara kurya mugahaga ntimuzibagirwe, ikabikubwira ishonje, imbere yawe hari y'ibyo kurya, ariko n'umurengwe nawo wari uhari. N'umurengwe wari uriyo, ariko irababwira ngo atansiyo ntimuzibagirwe. Reba amasengesho wasenze ukiri mu nkambi y'impunzi, none ugeze mu cyanya aho wicaye muri ofisi, aho uryama ukarota, aho usinzira neza, aho umukozi umubona hepfo kandi wararaga muri shitingi muri kampi. Mana we, none nibwo wibagiwe. Imana ibwira Abisiraheli ravuga ngo nimumara kurya mugahaga ntimuzibagirwe. Ako uzi kuba mu mujyi mwiza ukibagirwa abasigaye mu nkambi, kwicara mu kazi ukibagirwa abashomeri, kuba warakize ukibagirwa abarembye, abarwayi, ukibagirwa abakene. Nimumara kurya mugahaga ntimuzibagirwe. Abari kubibwirwa ntabwo babyumva. Tuzarya iki? Turi mu gihugu cy'abandi, turi mu nzira. Mwibuke Ezira ataha n'Abisiraheli bagasanga abajura babafatiye mu nzira. Uyu muntu uramubwira kurya kandi n'inzira yayibuze, kugira ngo babone inzira bariyiriza ubusa iminsi 3 kukageza hava. Bazarya bate babonye inzira gute? Imana iravuga ngo reka mbashyirire handi mategeko y'imyitwarire muzagira muri cyo. Iravuga uti noneho nimugera ku musozi w'Igerizimu, niwo musozi mbahaye, muzahagarareho murebe abantu bakwiriye umugisha, mubaturira umugisha. Noneho n'abazaba baragomeye Uwiteka bakarya bagahaga, barangiza bakibagirwa, abazacumura bakarongora abagore b'abanyamahangakazi, abantu bazakora ibyo gukiranirwa bakikubita imbere y'izindi mana, abantu bazayoboka ibigirwamana bakica amategeko yanjye, abantu batazaziririza iminsi n'abategetse, muzajye muhagarara Igerizimu, mwatura umugisha ku bawukoreye, abandi bancumuyeho mujye ku gasozi ka Ebali mubatureho umuvumo. Ndi Uwiteka, ubwo butware bwombi ndabubahaye. Niyo mpamvu Balamu yavumaga. Ntabwo Balamu yari umuhanuzi w'Uwiteka. Bibiliya iravuga ngo yari umucunnyi, ariko yari yemerewe kuvuma, kandi umuvumo ukagenda. Hari abantu mwavumwe, mwahagaririwe ku gasozi ka Ebali, barabavuma birakunda, inyatsi iraza kandi iragutera, ubuzima burahinduka kubera warariye uribagirwa. Ariko iravuga ngo kandi nimugera muri icyo gihugu hari n'undi musozi wa Gerizimu, muzawuhagarareho mwatura umugisha. Abantu muzaturira umugisha bazabona umugisha wanjye. Ndanezerewe cyane, ndanezerewe. Hari igihe ku buzima bwawe wabonye abahagaze Ebali bakakuvuma, hari igihe ku buzima bwawe wabonye abahagaze Ebali bakagutongera, hari igihe wabonye banyogosenge bahagarara Ebali bakakuvugaho amagambo kandi akakugiraho imbaraga, hari igihe abahanuzi bahagaze Ebali barakuvuma. Ariko uyu munsi ibirenge bya Kristo bikugerera Igerizimu. Uyu munsi Yesu akugira Igerizimu, Kristo Yesu akugire ku musozi w'umugisha, akwaturira umugisha ku buzima bwawe. Ukeneye ijambo rya Kristo kuri iyo ndwara, ukeneye ijambo rya Kristo muri ibyo biganza, ukeneye ijambo rya Kristo muri iyo ndibyara, ukeneye ijambo rya Kristo kuri ubu buzima, ukeneye ijambo rya Kristo kuri uru rugo, kuri uru rubanza, ukeneye ijambo rya Kristo muri iyi mibereho, kuri aba bana ku ishuri, ukeneye ijambo rya Kristo aho hantu utuye, uhakenera ijambo rya Kristo mu ntego y'ubuzima bwawe, ukeneye mu ijambo rya Kristo muri fiyansaye, ukeneye mu ijambo rya Kristo aguhagararire ku musozi w'umugisha, avuguruza amagambo bakuvumye. Ndagira ngo mabwire ko ijambo rikurwaho n'irindi, kandi umunyarwanda yaravuze ngo ururimi rwoshywa n'urundi. Amagambo yaravuzwe, ukeneye ni rya Kristo. Imana ihabwe icyubahiro. Nari mvuze ngo Imana ishimwe kuri uru rubyaro rukunaniye, umwana umwishyuriye ishuri, none itabi riramwishe, inzoga ziramwishe, mugo ziramwishe, ntakikuvugisha uri nyina. Ariko uru rubyaro duhamagaye Kristo ngo aguhagararire ku musozi w'umugisha, yaturira ijambo. Imana ibaha umugisha. Reka nihute kugira ngo duhuze aya magambo hanyuma dusenge. Igihe kimwe Yesu yari kumwe n'abigishwa, ababigishwa ba Kristo bagenderaga ku mahame n'imigenzo n'amategeko, reka mbibibutse, mbere yuko buzura umwuka wera.
nabo bitwaraga nk'abandi. Muribuka bajya mu mudugudu w'i Samariya babimye icumbi Petero na Yohana, baravuga ngo reka tubakubite kugira ngo baduhe aho turyama. Ibyo ntibyaba bihagije. Yohana aravuga ngo kubakubita ntibyoroshye, reka dutwike umudugudu ahubwo. Yaravuze ngo kubakubita biroroshye, reka dutwike umudugudu nabo barare badasinziriye. Igihe bari kuryama nabo barare bafatikanya natwe kuzimya. Murumva abagabo Yesu yarebye arababwira ngo muri abana b'inkuba, kubera ko uburakari bwabo bwari bumeze nk'umurabyo bwakubitaga rimwe kandi bukanura uwo bukubise. Arabareba arababwira ngo muri abana b'inkuba. Niko bene Zebedayo biswe. Iyo Yesu asanze umuntu wasanze akamuhindurira izina, biba bisobanuye ko ku izina witwaga hariho atansiyo. Namwe mureba abo yahinduriye. Petro wari Simoni bisobanura uwumva, yaramubwiye ngo nkwise Petro, bivuze akamanyu kavuye ku rutare cyangwa wahanyuwe ku rutare. Hari Pedra na Petro. Pedra ni urutare nirwo Kristo, hanyuma Petro ni nko kuvuga akavungukira ko kuri Pedra ko ku rutare. Aravuga ngo nkwise Petero. Noneho ni nayo mpamvu yavuze ngo nkwise Petero, ngo kandi kuri urwo rutare. Ntabwo ari kuri Petero, ni kuri urwo rutare wahanyuweho niho nzubaka itorero. Imana ishimwe. Aravuga ngo nimugende. Bibiliya iravuga ngo yarananiwe. Yageze ku iriba ry'i Gerizimu, areba ejo hazaza, areba nyuma y'igihe yicayemo, areba nyuma y'iminota yicayemo. Imana imfashe twumvikane. Areba nyuma y'uwo mwanya, hirya y'ako kanya. Aharebye abona hari maraya yarushye, abona hari umugore wahangayitse. Aravuga ngo kandi uyu mugore ni Umusamariya, kuko Samariya na Yerusalemu, reka mbyite gutyo, byari byaritandukanyije. I Samariya haraba Abasamariya, ab'i Samariya Yerusalemu haguma abo kwa Yuda. Hanyuma bene Yakobo muribuka ko ari bo bakomotsweho n'imiryango 12, ariko kandi muribuka ko iki gihe ubwami bwari bwarigabanyijemo. Bamwe basigara n'intebe ya Mesiya Yerusalemu, basigara n'intebe ya Dawidi Yerusalemu, basigara n'intebe y'imanza i Yerusalemu, basigara na hera hahera, urusengero rwujuje byose rurimo ibisemboriza kuza kwa Kristo. Bo barangije bararusigarana. Abandi aho kugira ngo babone uru rusengero baragenda barwubaka i Gerizimu. Baravuga ngo aha niho Imana yacu izagiza, kuko sogokuru Yakobo niho yashoraga imikumbi. Ubwo ibiganza bya Yakobo byahakoreye n'ubwo ibirenge bya Yakobo byahagenze, niho tugomba kubaka urusengero. Ubwo ariho tugomba kubaka urusengero, ubwo ariho tugomba kubaka urusengero. Reka turuhasige, hanyuma ntituzasubira i Yerusalemu. Bamwe basengera i Yerusalemu, abandi basengera i Gerizimu. Yesu arebye yaturutse i Yerusalemu, aravuga ngo navuye i Yerusalemu. Kandi ab'i Yerusalemu ntibaheruka i Gerizimu ngo bature umugisha, ariko aba Gerizimu bahagarara Ebali bakavuma ab'i Yerusalemu. Reka mpagarare ku musozi w'umugisha. Imana ishimwe. Aravuga ngo kandi si mpagarara njyenyine, aravuga ngo ndazana n'ab'i Gerizimu. Imana ishimwe. N'ab'i Gerizimu ndaba mbafite. N'abasengeraga i Gerizimu ndabazana, n'ab'i Yerusalemu nabazanye. Ategereza umugore rero ugiye kuza kuvoma. Aravuga ngo ndicara ku iriba. Munyumve neza, iriba ry'agakiza ni Kristo. Niwe soko y'amazi y'ubugingo, niwe mbaraga, niwe nkomoko ya byose. Umusamariya uje kuvoma yariraye, yararanye n'abagabo. Ariko kurarana kwe n'abagabo, ariko Mana y'imbaraga, ntacyo bitwaye Kristo, ntacyo bimubwiye. Kuko ukeneye gukira n'urwaye, ukeneye umuti n'urwaye, ukeneye umuganga n'umurwayi. Yesu aravuga ngo rero ubwo uyu mugore ari indaya, nasanga ababigishwa turi kumwe, amategeko y'abigishwa aramugonga, kandi ntibari bumwemerere ko ari bunyegere, ntibatuma tuganira. Nituganira barajya mu mpaka. Aravuga ngo mwabigishwa mwe, nimujye gushaka ibyo kurya. Akora ikintu mu Kinyarwanda ni ukubuhura. Arabuhura kugira ngo atagongwa. Uyu Musamariyakazi naza ntagongwe n'amahame, ntagongwe n'amategeko. Arababwira ngo nimugende mujye kuzana ibyo kurya.
dore naratangaye, bamaze kuzana ibyo kurya ntiyabiriye, yarababwiye ngo mfite ibyo kurya mutazi. Mu yandi magambo, ibyo kurya ntibyari impamvu yo kugenda kwabo, ahubwo impamvu yo kugenda ni ukugira ngo bamuhe umwanya we n'umusamariyakazi. Ndasenze ku bwa Kristo Yesu, Yesu agushakira umwanya aho abantu batari, agushakira umwanya uri pirive wihariye, aho aganira nawe, aho wowe nawe muvugana, aho wisanzura ukinigura, aho uvugana wowe nawe ibijye, agushakira umwanya. Paul ya Donance eleleya manima edrayi, Imana ishimwe. Yesu agushakira umwanya, aza amahame n'imigenzo bikugonga, agushakira umwanya ngo yohereza abigishwa. Bakigenda, umusamariya arebye mu bivomesha abura amazi, aravuga ngo ndajya kuri rya riba rya Yakobo. Agize ku iriba asanga Yesu arahicaye. Ndagira ngo nkubwire ko mu buzima bw'umuntu wese agira intego y'urugendo rwe. Uyu musamariyakazi ajya kuvoma, yari azi ko intego y'urugendo rwe ari ukuzana amazi, ariko Kristo ahicara, nubwo yabwiye umusamariya ngo numpe ku mazi, intego ya Kristo si ukunywa kuyo mwari no riba. Nimunakurikirana amateka, umusamariya ntiyavomye ngo ahe Yesu, ntabwo yamuhaye ku mazi, ahubwo baraganiriye. Umusamariya ataravoma ati ikivomesho, ariruka ajya kureba abo mu mudugudu, kuko Yesu yaramubwiye ngo mpa ku mazi. Aramubwira ngo umuyuda n'umusamariya ntibasangira. Aramubwira ngo yaba baruzi impano y'Imana iyo ari cyo. Ayo magambo yose nshaka kuyatindaho, tuzayagarukaho ku mpano y'Imana, ngo ukamenya no gusabya amazi uwo ari we. Aramubwira ngo unywa kuri iri riba azongera agira inyota, ari kunywa ku mazi nzamuha. Bifurije kunywa ku mazi y'agakiza ka Kristo. Uru ruzi nirwo rwoza ibyaha, nirwo rwirukana irari ry'inzoga, nirwo rwirukana irari ry'ubusambanyi. Uru ruzi nirwo rwirukana irari ry'abarozi, nirwo rukuramo nikotine y'itabi mu mubiri. Uru ruzi nirwo rwica ibyaha. Uruzi rwo mu rubavu rwa Kristo, isoko y'amazi y'agakiza. Yesu niwe riba, yicara iruhande rw'amazi, aramubwira ngo unywa yo nzamuha, ntazagira inyota ukundi. Umusamariyakazi nta kibazo cy'inyota, we yari afite ayo koga, ntabwo yari azi ko yaguye umwuma. Mbibutse ko iyo umuntu yapfuye ntabwo amenya ko abazima bagihari, areba abantu bose akababona ari abapfu. Ugenda uvuga ngo barutwa nanjye. Ikinyarwanda cyiza baravuga ngo utazi ubwenge ashima ubwe. Niko umuntu wapfuye amera. Nihuta kugira ngo nsoze ntabarambiye, reka aka kantu nkababwire. Umusamariyakazi ntabwo yashakaga amazi, ahubwo yashakaga yo gukaraba, ntiyashakaga yo kunywa. Kandi Kristo arebye abona umubiri ntacyo bitwaye, ahubwo ubugingo nibwo butoze, nibwo bwaguye umwuma, burimo konda. Konda ni Ikirundi, kuvuga ngo aronda ni nko kuvuga kunanuka, ukagenda ukazogobera. Yari yaragiye, ubugingo bwe burimo konda, bwarazonzwe, inyota yaragiye, yarakamutse, atacyumva ashaka amazi, ahubwo inyota yagiraga yari y'ibyaha. Yesu amurebye aramubwira ngo ukeneye ku iriba rimara inyota, n'iyo ubusambanyi ikakuvamo, n'iyo kwikinisha ikakuvamo, ukeneye ku iriba rimara inyota. Uyu munsi ridudubize ku buzima bwawe, iriba rimara inyota, bene data nshuti z'umusaraba, rize kuri wowe, kugira ngo ukanguke, dukangura abandi babere maso ubugingo. Umusamariya aramubwira ngo mpa kuri ayo mazi, kuko naturutse kuri. Dore igitangaje, yari yaje kuvoma ku manywa y'ihango, mu masaha ya saa sita. Abantu mwabaye mu byaro cyangwa muba mu byaro, urabizi ko kohereza umwana kuvoma saa sita z'amanywa, izuba ricanye, ari sakirirego, ni ikosa. Inzoka nibwo ziba ziri gushoka. Icyo gihe cy'amakuba, kandi iriba ryari hafi n'ubutayu. Yesu aragenda arahicara mu masaha mabi, ategereza umusamariyakazi. Ku isaha mbi y'ubuzima bwawe, Kristo akwicarire ku iriba, Kristo agutegerereze ku iriba. Igihe inzoka zishoka, igihe umuriganya yatatse ubuzima bwawe, Kristo yicare ku iriba. Igihe cy'amapfa, yicare ku iriba. Uyu musamariya yari akeneye amazi, kandi avuye kure. Yesu amutegerereza mu ntego y'urugendo rwe, yicara aho ngaho. Icyampa akicara mu ntego y'urugendo rwawe, kugira ngo aruhindure destination yawe, ihinduke ibiyimana mu migambi y'Uwiteka. Imana ishimwe. Yesu abwira umusamariyakazi, aramubwira ngo ntabwo naguha kuri aya mazi utazanye n'umugabo wawe.
umusamariya aramubwira ngo nta mugabo mfite. Yesu aramubwira ngo vuze ukuri, n'uwo mwararanye iri joro si uwawe. Umusamariya amurebye aramubwira ngo uri umuhanuzi. Ntabwo amagambo baganiriye inyuma aho ndi buyavugeho, ariko dore igitangaje, umusamariya yarirutse ahera kuri wa mugabo bararanye. Aramubwira ngo nubwo twakoze ibyaha mpuye na Mesiya, ngwino nawe umurebe. Icyama mugahera kuba mwagushije n'abo mwagwanye, tukababwira inkuru ya Kristo wicaye ku iriba, inkuru y'amazi y'ubugingo. Ngwino nawe umurebe. Ngo abanyamudugudu baraza, bageze aho ngaho. Yesu yari yabwiye umugore ngo igihe kiraje ndetse kirasohoye, ubwo abasenga by'ukuri batazongera kugaruka kuri uyu musozi cyangwa ngo bajye i Yerusalemu. Niyo mpamvu Yerusalemu, Maka na Gerizimu siyo misozi yo gusengerwaho. Yesu yaravuze ngo ab'Imana ishaka ko bayisenga bakwiriye kuyisengera mu mwuka no mu kuri. Ngera hafi ngasoza, nimusoma igitabo cy'Itangiriro, ijambo ry'Imana rirambwira ngo isi yariho ubusabusa, umwuka w'Imana agenda hejuru y'amazi. Imana irangije iravuga ngo reka ndeme umuntu. Umwuka w'Imana wo wari uriho, umuntu adahari, ngo ugendagenda hejuru. Mu yandi magambo, isi nta shusho, ishusho y'isi ni imyitwarire y'abantu bayirimo, kuko Imana yahaye isi ishusho. Noneho umwuka, Imana ire mu muntu nka bagaje, nka envelope, nkaho ibika umwuka. Tuba isakoshi itwara umwuka w'Imana. Imana irangije iduha umwuka, ngo ihumekera muri Adamu umwuka w'ubugingo buzima. Igihe watakaje umwuka, ujye umenya ko wasubiye mu isi itagira ishusho, uba uri muri yasi itagira ishusho. None itandukaniro rya yasi ya mbere niyo uba usubiyemo, nuko cyagiye umwuka w'Imana yagendagendaga hejuru. Ariko uyu munsi ntakizerera mu isi, yabonye ubuturo mu mitima y'abamwizera. Niyo mpamvu Imana ifite ibyiringiro n'umunezero wabo yacunguye ko bazabana nayo mu rurembo rw'abakiranutsi. None kwizera Imana ni ukwakira wa mwuka wagendagendaga hejuru y'amazi, ubutware no kugendagenda kw'Imana bukaba mu bizera. None ndagira ngo nkubwire mwene data, haleluya, haleluya. Aramubwiye ngo data ashaka ko bamusengera mu mwuka no mu kuri. Ukuri ni ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana si ikinyoma, ni intego y'Imana, ni ubuzima bw'Imana. Umwuka ni imibereho y'Imana, ni ugukiranuka, ni ugutsinda ibyaha, ni imirimo yo kwizera n'urukundo. Imana ibaha umugisha. Umusamariyakazi ahururana bagenzi be, baraza ngo bahura n'abigishwa. Bagihura n'abigishwa bose ngo baraza baba benshi. Yesu abonye abantu benshi azamuka umusozi, twabisomye mu gice cya 5. Abonye abantu benshi azamuka umusozi, ngo ageze yaricara aterura amagambo aravuga ngo hahirwa abakene mu mitima yabo. Ntabwo ari abakene ba Mukosefu cyangwa abantu badatunze, n'abakeneye. Ubukene ku ijwi ry'umukanguzi twarabiganiriye, mbisubiramo kenshi kuko hari abatumva inyigisho zose. Umukene ni ikinyarwanda gituruka ku ijambo gukenera. Iyo umuntu akeneye ikintu aba ari umukene wacyo. Iyo wumva ufite inyota y'umwuka wera uri umukene wawo. Iyo ukeneye Imana, iyo wumva ufite inyota y'Imana uri umukene. Hahirwa abo bakene mu mitima bari bakeneye Imana. Ko abagira ikibo bararanguriye babonye Yesu baravuga ngo Hoziyana, biravuze ngo noneho waza ukadukiza. Mu yandi magambo, bari bamukeneye nk'umukiza aje yabakiza akabomora inguma z'imibabaro. Yesu ageze i Gerizimu yatura amagambo yo guhirwa. Ntago Gerizimu yari iherutse umuntu uvuga ijambo ry'ubugingo. Ntabwo yari iherutse umuntu uvuga umugisha. Hari igihe mu matwi yawe wumvaga bagukomeretsa gusa. Hari igihe wari waracogojwe n'amagambo wumvaga. Ariko Kristo aguhagararira i Gerizimu yongera avuge ku buzima bwawe. Ndagira ngo dusengane Imana. Wari waraguye, wari wishwe n'umwuma, Kristo akubera isoko, yongera kubera amaboko akubyutse. Wari ufite inyota y'ibyaha, Kristo yongera gukiza. Subiranamo nanjye ya magambo uvuge ngo nguhaye ubugingo bwanjye Kristo. Umubiri wawe waneshwaga, bwira Yesu ngo nguhaye umubiri wanjye. Ibitekerezo byawe byagambiriraga nabi, bwira Yesu ngo nguhaye imigambi yanjye. Ibitekerezo byanjye, bwira Imana ngo ngero unyiyoborere. Imana ibaha umugisha. Reka dufatikanye dusenge. Kristo abaha umugisha. Mana data wa twese uri mu ijuru, abantu bahagaze Ebali baravuma, bavuga ko uyu muntu ntacyo azimarira, bavuga ko atazigera yikora no ku munwa yitamika, bavuga ko atazikamira. Batura amagambo menshi. Ibyo ni ku musozi w'umuvumo.
ariko dutegereje ijambo ryavugiwe ku musozi w'umugisha. Abantu babonye imigambi y'abapfumu, berekwa iby'abarozi babashakaho, ariko mu migambi y'Imana harimo iki? Ibyo bisohore ku buzima bw'uyu mwene data. Turasenze ngo uwaguye ukora ibyaha ashaka kubyuka, umuntu wumva wamubera amaboko akabyatuza akanwa ke kandi akakwemerera mu mutima akabyizera, imbaraga z'agakiza kawe nizimanuke kuri we, ubugingo bwe bwongere buzuke, ubuzima bwe bwongere buhembuke, kandi ntahembuke gusa, ehemburanwe n'abo yagushije. Mu izina rya Kristo imbaraga zawe zigaragare. Dusengeye abarwayi ngo ukuboko gukiza kwawe kubakize, ineza y'Imana igaragare. Kubw'ubuntu bwa Kristo Yesu tubisenze twizeye, amen. Ijwi ry'umukanguzi.